pfukamirwa Uwiteka, uhabwa icyubahiro kuko uragikwiriye. Tugushimiye tubikuye ku mutima, mwami wanjye Yesu, ko waduhaye kurara muri iyi si tukaba tunayiramukiyemo. Ubwo ni ubushobozi bwawe tudakesha ahandi hantu na hamwe, ni ubutware bw'Uwiteka werekana umucyo akerekana umwijima. Ubwo ni ubushobozi bwawe, turabigushimiye, habwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, tugiye kumva, tugiye kuganira nawe. Nyemerera udufungura amatwi twumve, udukore ku mutima. Mwami wanjye Yesu, tugire neza, ijambo ryawe tubashe kurisobanukirwa, utugire neza kuko uri Uwiteka. Umuntu wese mwami wanjye Yesu ugiye gutega amatwi ijambo ryawe, ahindurwe naryo kandi afashwe naryo, bityo ijambo ryawe mwami wanjye Yesu rugira aho rituvana naho ritugeza. Ibyo ushima n'ibyo ushaka ibyo turakoze, amen. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ibice bya 8, tuhera ku murongo waho wa 12. Ubundi turigendanemo neza, dusaba Imana itwoherereze umwuka wera adufashe kumva iri jambo kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Imana ihabwe icyubahiro. Titire cyangwa se umutwe insanganyamatsiko nahaye iri jambo ry'Imana ni indorerwamo y'ubugingo. Ese iyi ndorerwamo y'ubugingo ko nta masoko tuyiguriramo, iraza kuboneka ite muri iri jambo, muri iki gice cya 8 mu Baroma guhera ku murongo wa 12? Indorerwamo y'ubugingo tugiye kurebera muri iyi mirongo tugiye gusoma hano. Indorerwamo y'ubugingo ni indorerwamo umukobwa ari bufata akireberamo, ni indorerwamo umumama afata, umusore n'umupapa, buri muntu wese wabashije gusobanukirwa ikibi n'ikiza. Dusome Abaroma 8 duhere ku murongo wa 12. Haravuga ngo, nuko rero bene data, turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. 14. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti abadata. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Twakiremeza ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Nagira ngo mvuge ikintu gikomeye cyane Uwiteka Imana ashyize ku mutima wanjye muri uyu murongo wa 13 wonyine. Ibindi turaza kubireberaho nyuma, ariko munyemerere tubyumve neza twese kugira ngo iri jambo ritugirire umumaro muri iki gihe n'ikindi kizaza. Umuntu wese uteze amatwi ijambo ry'Imana rimufashe ku buryo bukomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Iyi ndorerwamo y'ubugingo tugiye kwireberamo ari ryo jambo ry'Imana rishingiye ku guhabwa umwuka wera w'Imana, gushingiye ku guhabwa umwuka wera w'Imana uturuka ku Uwiteka Imana, nk'isezerano twasigiye ubwo Kristo yazamukaga asubiye mu ijuru anesheje iyi si, nk'isezerano yadusigiye ry'uwizera wese. Reka turebe uburyo kirishobora kuba indorerwamo y'ubugingo kuri buri muntu wese uriteze amatwi. Imana ihabwe icyubahiro. Twasomye umurongo wa 12 batubwira ngo, nuko rero bene data, turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. No. Oya. Umurongo wa 13 turavuga ngo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa,
tube duhagarikiye ahangaha. Ntabwo ashaka ko dusoma ibintu byinshi cyane, ubishobora azasoma yongera ahindure na paje, ariko reka twumve hano hantu 13 havuze ngo Abaroma 13 ngo kuko umurongo igice cya 8 umurongo wa 13, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Ngaha ahantu izingiro ry'urupfu rishingiye kuri buri muntu wese wasobanukiwe wakiriye Kristo, ndetse n'utabyumva n'uwimisha amatwi yiwe kutabyumva. Ngaha izingiro ry'urupfu aho riherereye, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Nagira ngo mbabwize ukuri, uru ni urupfu rutari urw'umunsi umwe, rutari urw'umwaka umwe, ni urupfu rw'iteka. Abantu bose, aboroheje n'abakomeye, bakurikiza ibya kamere y'umubiri bazapfa. Kandi uru rupfu nta muzuko bazabona, n'urwa kabiri ruzabatsinda. Ruzabatsindira kuboroga no kurira cyane no gutaka, kandi ntawe uzabakiza kuko igihe kizaba cyarabarangiranye. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Iki ni icyitonderwa. Kamere y'umubiri ntihinduka, kamere y'umubiri irangana, kamere y'umubiri igira inzika, irarobanura ku butoni. Kamere y'umubiri iriba, kamere y'umubiri irasambana, kamere y'umubiri irica, kamere y'umubiri ni umwanzi w'Uwiteka, kamere y'umubiri ntinezeza Imana, kamere y'umubiri ni umugome. Iyi kamere y'umubiri isenga ibishushanyo, iyi kamere y'umubiri ntiyizera, iyi kamere y'umubiri ntiyizera Uwiteka, iyi kamere y'umubiri igotomera ibyaha, iyi kamere y'umubiri ni umwanzi w'Uwiteka. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Kamere y'umubiri ni umugome, kamere y'umubiri ni icyaha, kamere y'umubiri ntinyurwa, kamere y'umubiri ntihinduka, kamere y'umubiri ntihugurwa, kamere y'umubiri irinangira, kamere y'umubiri ni icyaha kibi, ni umugome. Kamere y'umubiri ntabwo yaduhuza n'Uwiteka. Kamere y'umubiri igendera mu moko, kamere y'umubiri igendera mu bya kera, kamere y'umubiri igendera mu bisekuruza, kamere y'umubiri iraterekera, kamere y'umubiri iraraguza, kamere y'umubiri ntiyizera habe n'aka na gato. Kamere y'umubiri we uri mubi. Kamere y'umubiri ntivurwa, kamere y'umubiri ntijya kwa muganga, kamere y'umubiri niyo bagukubita, kamere y'umubiri niyo wafungwa, kamere y'umubiri ikurwaho n'amaraso ya Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Imana yo mu ijuru iturengere, Imana iturindire urupfu. Nagira ngo nkusabe ngo irebere muri iyi ndorerwamo y'ubugingo, nusanga ibyo byose twumvise haruguru ubyisanzemo, umenye ko wari uri mu murongo wa kamere y'umubiri, wumve ko wari uri mu rupfu rw'iteka. Ariko nuwumva ijwi ry'Uwiteka Imana ntiwinangire umutima. Uwiteka Imana Nyiringabo, ibi bihe byose turimo bimeze uko nguko biracyarimo imbabazi. Hari ibizaza bitarimo imbabazi habe na nkeya, ariko ibi bihe birimo imbabazi. Imana mu ijuru tugire neza, Imana idutsindire kamere y'umubiri, kuko nta handi uku gutabarwa guturuka, uku guhinduka guturuka uretse kuri Kristo Yesu. Dukomeze ahandi havuze ngo ariko nimwicishe umwuka ingeso za kamere muzapfa. Haleluya! Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ihabwa icyubahiro, ipfukamirwa, kuko ari Uwiteka Imana ikomeye cyane. Mana Nyiringabo, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Ngiki gikwiriye, ngiyi misiyo y'umwuka wera, ngiyi izingiro ryayo. Nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama.
nagira ngo nkubwire ngo nta kindi kintu ushobora kunywa, nta n'ikindi kintu ushobora gukora ngo gihindure kamere y'umubiri ureka kwizera Kristo ukihana ibyaha, wamara kwihana ibyaha ukihanira kureka, ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, akakoherereza uyu mufasha ari we Mwuka Wera, akaza akaganza muri wowe. Ngiki kintu agendereye kinini gikuru ni uko aza akica ingeso za kamere kubw'umwuka winjiyemo. Ingeso za kamere y'umubiri zikicwa na Mwuka Wera uturutse ku Mana, uzarama. Ukukurama si ukumara imyaka 1000 muri iyi si, ukukurama ni ugutsinda urupfu rwa mbere ndetse no ku muzuko wa kabiri, ukazimana ingoma na Kristo, ukazabaho iteka ryose, ukazaba mu baragwa. Imana mu ijuru itugire neza. Nguyu murongo nifuza ko buri muntu wese uteze amatwi ijambo ari bugenderemo, kandi Imana mu ijuru dushyigikire. Ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Ngiki cy'umwuka yagendereye. Ureke ibyateye umuntu adashobora gusobanura ukundi kuntu. Bamwe bibwira ko iteka ryose ikimenyetso cy'umwuka wera ari ukuvuga indimi bakazivuga. Ubu ngubu nta hantu bitageze, ndetse numva ko kubatemera babigize n'ishuri, numva ko hari n'ukundi izi ndimi zisigaye zigwa. Umuyobozi witwa ko ayoboye umukumbi w'Imana, intama z'Imana, akabigisha kuvuga mu rurimi. Izi ndimi Mwuka Wera avuga, dusoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 bahawe bari mu cyumba cyo hejuru. Izi ndimi abantu bari kwitwa bakibwira ko ari cyo kimenyetso gikomeye cy'umwuka wera, bakajya no kuziga. Nagira ngo mbabwire ngo izi ndimi na shitani arazizi. Nagira ngo mbabwire ngo izi ndimi na dayimoni arazivuga. Nagira ngo mbabwire ngo izi ndimi buri kimwe cyose shitani yigira marayika w'umucyo akazikoresha, bityo akaduha ibintu tutazabasha kwikuramo. Twebwe twagendeye mu kinyengo cyo gukurikira ngo ururimi, twarangiza tukayobora ibyo tutazi, tukimika izindi mana mu mitima yacu, ko kandi ku buryo butari ngombwa. Ariko dore icyo umwuka wera yagendereye, nuko yuruka akica za ngeso mbi za kamere y'umubiri, twarangiza tugahinduka, tukaba abaragwa baraganywa na Kristo, kuzabaho iteka ryose. Imana ishimwe. Ngiki kimenyetso gikomeye wowe wibwiraga kuri ufite umwuka wera w'Imana. Niba wisanze mu ngeso za kamere y'umubiri, nta mwuka w'Imana ukurimo. Niba wavugaga indimi ugahanura ukagira ute, menya ko ushobora kuba wabeshyaga abantu. Nimba umuntu ashobora kugukandagira urimo uvuga indimi ugaterura ugakubita hasi, menya yuko izo ndimi ni ibirungi, ni ibikeri, ni imyuka y'ibikeri y'imiheruka, ni imyuka y'imperuka. Mana mu ijuru tugirire neza. Ntabwo ari umwuka wera uvuye ku Mana. Umwuka wera uvuye ku Mana wihanganira byose, urihangana kandi ukanesha, ugasaba imbaraga. Mwuka w'Imana uraza ukica ingeso za kamere. Mwuka w'Imana nta haleluya, Mana turengere kuko uri umutabazi. Ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Imana mu ijuru tugirire neza. Imana mu ijuru ipfukamirwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire ngo iri ni izingiro, ni misiyo, ni ubutumwa Mwuka Wera yaraje gusohoza. Ni ikimenyetso gikomeye kiri hagati y'umwana w'umuntu ndetse n'Uwiteka Imana. Niyo mpamvu rero tugiye gukomeza twumve n'undi murongo ukuntu watubwiye, ariko nyaboneka icyigisho ndetse n'indorerwamo y'ubugingo Umwami Yesu yatubwiye uherereye kuri umurongo wa 13. Ahandi hose harakomeza hagenda hasobanura ibyo twumvise. Imana mu ijuru iturengere, Imana mu ijuru idufashe, Imana mu ijuru idushyigikire. Ntabwo Mwuka Wera ikimenyetso cyayo ari ugutigita cyane, ntabwo ari ukwizunguza, ntabwo ari ukuguruka. Ibyo byose shitani arabikora, ahubwo ikigaragaza ko Umwuka w'Imana uri muri wowe araguhindura ubundi byari bya kera byose bigapfa, Imana ikaguhindura mushya, ugahinduka na mushya na Kristo Yesu. Imana mu ijuru iturengere.
14 havuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Imana mu ijuru tugire neza. Abayoborwa n'uwo mwuka, abagendera muri uwo mwuka bicisha bugufi, abagendera muri uwo mwuka badahutiraho, abagendera muri uwo mwuka bubahana bakundana, abagendera muri uwo mwuka abayobora mu mategeko y'Uwiteka Imana bakayakiranukamo, bakumva amateka ye, bagakunda Imana, bakayitinya, bakayubaha. Abagendera muri uwo mwuka bazarama, bazabaho, Uwiteka azabarinda. Abagendera muri uwo mwuka barahamya, abagendera muri uwo mwuka bagendana ingeso nziza, abagendera muri uwo mwuka ntabwo bagendana n'ibi byose tureba. Uwiteka Imana itugire neza. Abakoreshwa n'uwo mwuka bagira uko barya, bagira uko bambara, bagira uko batambuka, bagira uko bakanura, bagira uko biyogoshesha. Abagendera muri uwo mwuka bagira uko baryama, abagendera muri uwo mwuka bagira imvugo, abagendera muri uwo mwuka ntabwo ari ab'isi, abagendera muri uwo mwuka. Imana yo mu ijuru tugire neza, iduha uwo mwuka w'ukuri atari uyu wishushanya ko ari umwuka. Yesu yaravuze ngo mwirinde kuko mu minsi izaza bamwe bazaza biyitaye Kristo, nyamara bazabagambiriye kubayobya. Niyo mpamvu dukwiriye gushishoza tukareba ko umwuka wose, ikiri kwitwa umwuka wose, ko ari umwuka wavuye ku Uwiteka Imana. Tugire neza. Uwo ku Uwiteka Imana tuzawumenyera muri ubu buryo ko ingeso za kamere y'umubiri zapfuye kandi twazicishije umwuka wera. Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Kuko mutawe umwuka w'ubata ubasubiza mu bwoba, udusubiza mu byaha, oya ahubwo wadushubije mu gukiranuka. Ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana. Icyo ni cyukuri. Udutakisha uti abadata, haleluya, Imana ishimwe. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Icyo ni ikintu kidasubirwaho bene data. Imana ishimwe. Umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka uturimo yuko turi abana b'Imana. Ariko nawe wiyita wa Kristo, nawe wiyita uwigisha, nawe wiyita intumwa y'Imana, ugenda ukoresha iyi Bibiliya uyobya abantu benshi cyane, ukiyita nawe urabizi ko mu mutima wawe umwuka ukuri mudahamanya n'Uwiteka ko uri umwana w'Imana. Umunsi w'urubanza nta n'urubanza uzacibwa, uzashya, uzakubitwa utanageze imbere y'Uwiteka. 17 hatubwiye ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa. Icyo ni cyukuri. Ndetse turi abaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo. Niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Imana mu ijuru ipfukamirwe. Murakoze cyane kubwo gukurikira ijambo ry'Imana. Imana mu ijuru ibaha umugisha. Tugiye gusenga kugira ngo Imana itwohereze umwuka wera aze yica ingeso za kamere y'umubiri, tuwicishije ingeso, tuwicishije umwuka wera uturuka ku Mana, kuko niyo nkota, niyo kinubi, nibwo bwiza. Imana ihabwa icyubahiro, nibwo tuzaba abagabo. Imana mu ijuru tugire neza, kandi Imana mu ijuru ikomeze kudufasha. ngira ngo mbabwire ngo umwuka wera ni ikintu gikomeye mu mitima yacu, ni ikintu gikomeye mu muntu, nk'uko ubwonko ari ingenzi mu muntu, umutima ari ingenzi mu muntu, mu mubiri w'umuntu, niko umwuka wera akomeye ku mugezi ugana mu ijuru. Ubwonko n'umutima byavuye mu muntu aba yapfuye yangiritse, niko umuntu wavuyemo umwuka wera, umukristo wavuyemo umwuka wera aba yangiritse, aba yapfuye byarangiye. Umwuka wera tumenyesha igihe, umwuka wera ni umujyanama, umwuka wera ni umufasha, umwuka wera ni umuhamya, umwuka wera aradutinyura, umwuka wera aratwerekera. Imana mu ijuru itugire neza, kandi Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Murakoze cyane mwana wanjye Yesu, ndagushimiye kubwira ijambo uduhaye kumva, ibyo nubiherwe icyubahiro. Nyemerera uduha umwuka wera aze yice ingeso za kamere y'umubiri, kuko mwami kamere y'umubiri itakunezeza, bityo duhindurirwe bazima nawe kugira ngo tuzabane nawe iteka ryose. Dushoboze kuko ibi ntabyo twakwishoboza. Tugushimiye ukuntu wabanye natwe, umugisha umuntu wese uteze amatwi ijambo, kandi mwami wanjye Yesu umuha umugisha wo kuzabana nawe no kuzanesha. Turagushimiye, habwa icyubahiro, tubisabye twizeye mu izina ry'uwatubambire Kristo Yesu, amen.